muhawe ikaze cyane kuri Rio TV Show online. Nyuma yo kubategurira filime nyarwanda, imbyino n'impano zitandukanye, inkuru z'urukundo, ibiganiro ku byamamare bitandukanye, uyu munsi turagarutse mu kiganiro Rio History mugezweho nanjye Cyiza. Mwibuke kandi gukora subscribe, share na comment kugira ngo muzabashe kubona ibiganiro bizakurikiraho, munaduha igitekerezo cy'icyo mwifuza ko twazaganiraho. Uno munsi muri Rio History turagaruka cyane ku mateka ya Bonnie na Clyde, nka couple yabayeho y'abajura harwa mu kinyejana cya 20. Bonnie Elizabeth Park wavutse ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 1910 na mugenzi we Clyde Chestnut Barrow wavutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa 3 1909. Aba bombi bakaba baraje gupfira umunsi umwe ku itariki 26 z'ukwezi kwa 5 1934. Wakwibaza ngo bahuye bate? Ese bahuriye hehe? Bahuye ryari? Aba bombi bahuriye muri leta ya Texas ho muri leta zunze ubumwe za Amerika mu kwezi kwa mbere 1930, ubwo Bonnie yari afite imyaka 19 y'amavuko, naho mugenzi we Clyde afite imyaka 21. Yumvikane ko yamurushaga imyaka 2 ndetse nta n'umugore Clyde yari yashaka. Yari couple y'abanyamerika bazengurutse Amerika yo hagati, n'agatsiko kabo baramamara cyane mu bujura bwari bukomeye bwakorwaga amabanki, ndetse banakundaga kwiba namwe mu maduka mato mato. Mu kuza gusobanukirwa Bonnie na Clyde turifashisha bimwe mu bibazo bikeya. Icyambere ni ibibazo nka bibiri. Icyambere, ese Clyde na Bonnie muri ubu bujura bw'abaranze baba barigeze bica abantu? Igisubizo ni yego, kuko bivuga ko mbere y'uko bicwa ho muri 1934 bo bari bamaze kwica abantu basaga 13 n'ubujura butabarika muri Amerika yo hagati. Ikibazo cya kabiri, ndibaza ngo ese bo baba barishwe gute? Bishwe nande? Frank Hammer ndetse na Manny Gold babishe mu rufaya rw'amasasu menshi, bombi bahasiga ubuzima. Hari ibintu rero 10 tuza kugarukaho kugira ngo tuze gusobanukirwa ese Bonnie na Clyde ni iki tutigeze tubamenyaho, tugiye kumenya muri iki kiganiro Rio History. Icyambere, Bonnie yapfuye yambaye impeta ariko itari iya Clyde. Biratangaje cyane kumva couple nk'iyi y'abantu bakundanaga gutya, ariko umuntu apfa yambaye impeta itari iyo mugenzi we yamwambitse. Mbere ho y'iminsi 6 y'uko Bonnie agira imyaka 16 yashakanye na Roy Thornton, bahoze bigana. Hanyuma Bonnie yongera kumubona aho afungiwe, yafunguwe afite akundana na Clyde, atarigeze akora divorce na Roy Thornton. Icya kabiri, Bonnie burya ngo yari umwanditsi wa poetry cyangwa se ibisigo nk'uko tubyita. Icya gatatu, igisirikare cyanze Clyde ni US Navy yanze Clyde kubera tatuwaje yari afite ku kaboko k'ibumoso, ariko yakundaga kugira n'uburwayi burimo nka za malariya. Icya kane, Clyde yafunzwe bwa mbere kubera kwanga gutira imodoka y'abandi yari yatiye. Icya gatanu, burya kwiba banki ntabwo ari byo bari bazobereyemo cyane, kuko bakundaga kwiyibira amwe mu maduka mato mato. Icya gatandatu, Clyde yavanywemo amagufa 2 toes cyangwa se twita utubumbankore igihe yari ari muri gereza. Icya karindwi, burya Bonnie yari asigaye acumbagira nyuma y'aho baviriye muri gereza kubera ibisigazwa byo guhora biba, maze Clyde akajya amuheka rimwe na rimwe aho bikomeye. Icya munani, ababahigaga bagerageje kubacagaguramo uduce bakimara kubarasa. Icya cyenda, imodoka barasiwemo yaje kubikwa muri casino yo muri Nevada ho muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya California.
icya nyuma, Bonnie na Clyde bashyinguwe ahantu hatandukanye mu gihe bo bifuzaga gushyingurwa ahantu hahuriyeho ibitabo byabo byegeranye. Twasubiza tuvuga ngo gone but not forgotten, baragiye ariko ntabwo twabibagirwa nk'uko duhora tureba ku mateka y'abaranze. Yes, mwakoze cyane kubana natwe. Iki kiganiro kizahora gicaho kuri Radio TV Show Online. Mwibuke gukora subscribe, share na comment, kandi inkunga yanyu irakenewe. Mwari kumwe na Cyiza nk'uko bisanzwe. Ciao ciao.